navuze ibintu bine bibitse mu muntu. Ego icambere. Ibintu bine bibitse mu muntu nabutse ko habitse mu ubwenge. Ego. Icaka mvuga ko habitsemo kumenya. Ego. Icaka gatatu mvuga ko habitsemo guhitamo. Ego. Icaka mvuga ko habitsemo umudendezo. Ego. Imana rero irakubwira ati ngaho genda. Ego. Rero ubugingo bwawe. Ego. Abamarayika ntabwo bashobora kubyarana n'umuntu kuko ntabwo banganya kromozome kandi abamarayika ntabwo bagira kromozome. Oya. Kromozome ni serire zigize izo bita karyotype. Mubango ntabwo abamarayika bagira karyotype kuko batagira umubiri ntabwo babyarana n'umuntu. Abantu babesha ko abamarayika bavuye mu ijuru bakaza bakarongora abakobwa abantu ku isi bakabyara birangirire ntabwo ari byo. Ni urubyaro rwa Seti rwarongoye abakobwa ba Kayini. Ntabwo abamarayika rero barongora abantu ngo babyare. Adamu mu gihe bisobanura ngo umutuku. Nuvuga ibyo bintu bine biri mu ijambo rivuye kuri Adama amaraso. Nuvuga ngo hari umutuku, hari amaraso, hari umuntu noneho hakabamo n'ibumba. Ni umuntu remwe mu bumba ritukura kandi riva amaraso niko Adamu bisobanura. None se iryo bumba ry'umutuku ririya bumba Imana yabumbabumbye igakavanamo Adamu ryari umutuku. Byari umutuku niko bisobanura kuko Adamu mu gihe bisobanura ngo ibumba kandi n'umutuku ntabwo ari cyo. Munsi turaganira kuri anthropologie biblique. Umuntu niki? Umuntu. Igice cya mbere turaganira umuntu niki. Igice cya kabiri turareba ibintu bitatu biremye umuntu. Igice cya gatatu turareba ibintu bine bibitse mu muntu. Igice cya kane turareba umugambi w'Imana gutandukanya umugabo n'umugore. Igice cya gatanu turareba ishikizo ry'umuntu. Ngo bakubaje ngo umuntu niki uzavuge ngo n'ubutaka. Kuko Imana yabumbabumbye ubutaka yumekera mu mwuka w'ubugingo. Nubanga umuntu bisobanura ngo ubutaka. Uri umukungugu, mu mukungu nibwo uzasubira. Umuntu n'ubutaka. Igice cya gatatu cy'umutima w'umuntu aricyo kirimo ubwenge nta wabasha kukimenya. Arizo mpamvu nta wabasha kumenya undi kandi ico gice kirimo ubwenge nicyo kirimo kwizera. Ko twaremanye ubwenge tukaremana kumenya tukamenya guhitamo. Ubwo bushobozi bwo guhitamo buri mu muntu ubwe. Ase ko batubwiye yuko abantu bororotse ngo bakagwira ngo ibyago bimaze kugwira. Ese bagwiriye gute ko tubona Adamu dukabona Eva dukabona Gahini dukabona na Abeli ariko nitubone ko Bibiliya haraho igaragaza se abagore barongora bava he? Isezerano kwari kubyara umuhungu akamubyarira umugore, kabyara umuhungu akamubyarira umugore, umuntu akarongora mushikiwe. Buriya Abeli na Kayini bavutse nyuma y'icyaha ariko Abeli yagombye kuvukamo umukobwa none hakororokana na Kayini ariko kuko bavutse bamaze gukora icyaha bavuka ari ibihabane bombi baba bahungu babiri. Kayini aramwica. Ubundi Abeli yagombye kuba umugore wa Kayini ariko abaye umuhungu baricana. Ararorongotana Kayini rero kubw'ibyaha n'umutima mubi ariko aza kugaruka arongora mushikiwe. Abakobwa bari bangahe? Abahungu bari bangahe? Nukuvuga ngo kuri 24 abakobwa, abahungu bari 13, abakobwa ari 11. Ibibazo abantu bahora bagira bakavuga bati bamwe bakavuga ati se ko Bibiliya ivuga ngo abana ngo b'abantu ngo abantu bamaze kugwira ngo abana b'abantu ngo bafashe ngo barongoramo abamarayika. Benshi bahora bavuga yuko ari abamarayika baje bagasambanya abana b'abantu niho hakavaho abantu bita bamwe bibi baba bamwe nk'abameze nk'abagoriyati b'ibintu ze bibarebare banini cyane gose. Ese bisobanura iki pasiteri? Ni ikinyoma. Abana b'Imana barimo amatsinda 3. Abana b'Imana ni abakristo muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 avuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abana b'Imana ni abakristo. Abana b'Imana itsinda rya kabiri na ba marayika hariya muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 6 bavuga ngo ubw'abana b'Imana bazagushengera Uwiteka Satani nawe akisha hagati yabo. Noneho abana b'Imana itsinda rya gatatu ni urubyaro rwa Seti nibo bitegerezaga abakobwa ba Kayini bakabona ari beza kuko abakobwa ba Kayini bari abagome mu mutima nka se bakomokaho ariko bakagira uburanga bwiza. Abahungu ba Seti rero nibo bitwaga abana b'Imana. Imana yari ishaka kubakira urubyaro ruyubaha ariko bitegereje abakobwa ba Kayini babarongoye bibwira ngo bazabahindura abana b'Imana ahubwo abakobwa ba Kayini bahindura abana b'abantu. Babyara abantu barebare banini. Ijambo ry'Imana rivuga ngo arizo za ndwari za kera zari birangirire ku isi. Ko ari abantu bigisha bavuga yuko bigisha yuko
iyo umuntu yakiriye Yesu n'umwami n'umukiza yabirangije ko Yesu yabirangije ku musaraba ko ntako Imana yashobora gufata abantu ngo yaremye irangize ngo izabahanishe umuriro ati kuko Imana n'urukundo. Urabivuga pasiteri, izo nyigisho nta bantu bakunda kuvuga yuko hariho umuriro. Ese umuriro urahari pasiteri? Koko umuriro urahari? Uwo muriro urahari? Ese abantu bazaja muri uwo muriro ni bande? Ese abantu bazaja mu ijuru ni bande? Ijambo ry'Imana riravuga muri Matayo 25 havuga ngo abazaja mu ijuru bakabona ubugingo ni babandi bazasoza ryasezerano ngo nari nshonje muramfungurira, nari mfite inyota mu mbico kunywa, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndi mu nzu y'imbehe muransura, nari ndi mu bitaro murahagera, nari ndi umushitsi murancumbikira. Abazaja mu muriro, ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yarababwiye ngo nari umushitsi ntimwancumbikira, nari nshonje ntimwamfungurira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari mfite inyota ntimwambika ico kunywa, nari mu bitaro ntimwansura, nari mu nzu y'imbehe ntimwahagera. Nuvuga ngo rero icyo uvuze rero uvuze yuko abantu bazaja muri uyu muriro n'abantu badasura abagwaye, n'abantu bakore abantu. Mvuze ndavuze ngo Bibiliya ni kwivuga. Yego. Iravuga ngo azabwira abari iburyo bwe ngo muze abo data yahaye umugisha muragubwa bibiteka mwasezeraniye kuva ku kuragwa kw'isi. Nuvuga ngo ibyo ni ibimenyetso bigaragaza uko tuzaba. Niwirukana umushitsi uzabuhisemo kuja mu muriro, ni ucumbikira umushitsi uzabuhisemo kubona ubugingo buhoraho n'ubwabi bw'iteka. Nico cyonyene pasiteri. Ubu noneho umuntu arateze amatwi gusenga everyday, umuntu yafata icemezo muri iki gihe agafata icemezo byonyene, agafata icemezo cyo gucumbikira abashitsi, cyo kugaburira abashonje, cyo kuja kureba abantu bafunzwe. Ico cyonyene kirahagije yuko umuntu mpamvu iyo umuntu ageze ku mbuto z'umwuka nta tegeko rimuhana, nta tegeko rishobora kubwira ngo ja mu muriro warabigize imbuto z'umwuka kandi ntiwacumbikira abashitsi utabakunda, ntiwabambika utabakunza, ntiwabaha ibyo kurya utabakunda, ntiwabasura utabakunda. Muri make abantu bageze ku rwego rw'imbuto z'umwuka nibo bazabona ubugingo buhoraho, kuko ni mw'ibyo bihishe. Nukuvuga ngo nico cyonyene cyuvuze, ni cyonyene umuntu yagenderaho utiza amatwi gusenga everyday, nuko umuntu wese ahantu atuye ku mpande zine z'isi yakwera imbuto z'umwuka, yakwera imbuto z'umwuka gusa ntake. Imbuto z'umwuka zirimo urukundo, zirimo ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, kugwa neza, ingeso nziza, gukiranuka no kwirinda. Ijambo ry'Imana mu Bagalatiya 5:22 na 23 bavuga ngo ibimeze bityo nta tegeko ribihana. Vuga ngo itegeko rihana ni abatarabikoze. Abantu bateze amatwi kiri ngaha pasiteri, wababwira gute aba bantu? Wababwira ko hariho umuriro akabona ijuru, ko abantu benshi muri iyi minsi nyinshi zimo zirigishwa, ni zimo zirakundisha abantu isi, zimo zirababwira ibitangaza, zimo babwira imigisha, zimo babwira yuko babohowe amakarande n'ibindi ari za deliverance, bagiye kubona ubuzima, ariko batari babwira ko nyuma yibi ko nukuvanga. Ijambo ry'Imana rivuga ko hazaba umuzuko wa mbere wabera, nyuma y'imyaka 1000 bakaba umuzuko w'abanyabyaha. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nyuma y'intambara ya Goge na Magogi ubwo azabahagurukiye kurwanya umurwa wera kandi ukundwa ari we Yerusalemu, ijambo ry'Imana rivuga ngo umuriro uzaturuka mu ijuru batwike, na Satani wabayobyaga ajugunye muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Ntabwo ari nje bivuze, ni Bibiliya. Ni ukuvuga ngo rero, ni ukuvuga ngo yaba Satani azaja mu muriro, yaba umuhanuzi w'ibinyoma azaja mu muriro, yaba Antikristo azaja mu muriro, yaba nabumviye bagakorera Satani cyangwa n'abakozi be. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Satani n'abayoboke be cyangwa n'abakozi be bazajugunya muri iyo nyanja yaka umuriro, aho bazababazwa iteka ryose. Ntabwo bazapfa, bazabazwa iteka ryose. Yego. None se ikintu wakangurira abantu bateze amatwi gusenga everyday barimo bakurikira inyigisho z'umuntu, wabashishikariza iki? Wababwira iki? Umuntu yaremanywe ubwenge, aremanywa kumenya guhitamo n'umudendezo. Hitamo neza, ibyiza n'ubugingo birahari, urupfu n'ibibi birahari. Hitamo neza kandi byose biri imbere yawe, kandi byose urabishoboye. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kumeze neza. Mubisanzwe muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Imana ibaho umugisha guhitamo gusenga everyday. Abari mu Rwanda turabasuhuje tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Twishimiye ko muri inshuti zacu zakadasohoka. Abari mu Burundi turabasuhuje, mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, mu manuko no mu buraruko muri Burundi. Amahoro y'Imana bari nabwe, turabashimiye kandi turabakunda ko muduhitamo kureba ibiganiro byacu ku manywa n'ijoro. Imana ibaho umugisha cyane.
abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge tubakikurikirana gusenga everyday tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abari muri Amerika turabasuhuje Imana ibaho umugisha, abari muri Australia Imana ibaho umugisha, abari muri Asia Imana ibaho umugisha, abari muri Europe Imana ibaho umugisha cyane. Inshuti zacu ziri mu Birigi Imana ibaho umugisha cyane. Kuko mura kuri kamera ya gusenga everyday turi kumwe na Dogiteri Pastor Maziro wa Dogiteri. Shalom shalom. Amakuru yawe meza. Imana igumugisha ko witabira ubutumire bwacu bwa gusenga everyday. Watangira usenga Imana. Data twese turi mu ijuru mu izina rya Yesu turi imbere yawe. Uyu mwanya mwiza uduhaye, umwanya w'icubahiro kuganira ijambo ryawe. Ndagushimiye ko byemeye kuko waduhaye umunsi wo kurama. Ndagushimiye ko yemeye Nyagasani ko dusangiza bene data mu mahanga yose ibyaduswe byera, kandi dufite ibyiringiro ko byahumetswe nawe bigirira umumaro gukosora no gukuza abantu, kugira ngo umuntu w'Imana agere ku rugero rushitse rwo gukora umurimo mwiza. None tugiye gutangira turi imbere yawe, utuyobore ubane natwe, kandi bigira umumaro wo guhembura imitima y'abera babyumva abarahatandukanye, kugira ngo bese bakuyoboke mu izina rya Yesu. Amena. Pasiteri turakwakiriye. Uyu turarangije igice cya mbere, umuntu niki. Mutangirira igice cya gatatu umurongo wa 19 aravuga ngo uri umukungugu, mu mukungu nibwo uzasubira. None reka turebe ibintu bitatu biremye umuntu. Ikintu cya mbere, umuntu aremwe n'umubiri, aribwo bwa butaka. Usomye Itangiriro 2 umurongo waho wa 7. Imana irema umuntu mu butaka, imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, nubanga umubiri n'ubutaka. Icya kabiri kiremye umuntu n'ubugingo. Usomye Itangiriro igice cya 9 umurongo waho wa 4, ntukaryane inyama n'ubugingo bwazo, bisobanura ngo ubugingo bw'umuntu n'amaraso buri mu maraso ye. Igice cya gatatu kiremye umuntu n'umwuka, harimo ubwenge. Hari igice cya gatatu kiraruhiye cyane kumenya. Umuntu yabasha kumenyekana bakamumenya ku buryo bw'umubiri. Abantu bamenya amaraso uko abahanga bateye imbere muri tekinoloji, barebye amaraso y'abantu bakareba za gene zimugize, bakareba ADN, ndetse bakamenya n'indwara iri mu maraso y'umuntu barebye bakoresheje ikoranabuhanga mu maraso. Ariko igice cya gatatu cy'umwuka, ariko cyo cy'umutima w'umuntu, ntabwo abantu babashe kukirondora. Izo mpamvu muri Yeremiya igice cya 17 umurongo waho wa 9 haravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Ninde wawumenya? Ntawe. Ariko ijambo ry'Imana bavuga ku murongo wa 10 ngo ariko nje Uwiteka ninjirondora umutima w'umuntu, ngahemba umuntu wese ibihwanye n'imigenzereze ye. Nukuvuga ngo uko imbuto z'imirimo ye zose ziri, uko imbuto ziva mu mirimo ye zose ziri kazimuhembera. Igice cya mbere cy'umubiri abantu barakimenya kuko umubiri w'umuntu urazwi. Igice cya kabiri n'amaraso abantu barakimenya bakoresha ikoranabuhanga. Nta nizo mpamvu kwizera k'umuntu ntawabasha gushira ku gipimo, ndetse n'umuntu ubwe biramugoye. Ariko Uwiteka Imana iravuga ngo ninje urondora nkawumenya, ndetse nkitura umuntu ibihwanye n'imigenzereze ye, uko imbuto ziva mu mirimo zose ziri. Imana ndiyo yamenye umuntu. Hari igihe usanga abantu bamwe baganira ukuvuga ngo uriya muntu ndamuzi. Nta muntu wamenya undi kirazira. Umuntu yamenya umubiri w'umuntu, umuntu yareba amaraso akoresheje mikorosikopi akamenya n'ibiri mu maraso yose. Ariko ntawamenya igice cy'umwuka, arico gice kiri mu bwenge. Ntawakimenya, ntawakirondora, ntawamenya agakiza kari mu muntu, ntawamenya kwizera kuri mu muntu. Ndetse ni ukoresheje kumenya imirimo yakoze uribesha, kuko hari abantu b'inyangamugayo batari bamenya Yesu Kristo bakerekana imirimo myiza. Urebeye ku mirimo myiza ntabwo bamenya abantu bemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi. Abantu bavuga ngo kanaka turamuzi, ntabwo bamuzi. N'umwana wabyaye ntabwo umuzi. Ndetse ijambo ry'Imana riravuga ngo n'umugore w'umuntu ntabwo umuntu amuzi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntukamene ibanga, ndetse n'umugore muryamanye ku buriri ntukamubwira ibanga ryawe, kubera utazi umutima we. N'uwo mwashakanye ntabwo uzi umutima we. Icyo gice cya gatatu rero kiremye umuntu kiraruhije cyane. Nicyo gikomeye, nicyo kirimo kwemera Imana, nicyo kirimo kwizera, nicyo gihesha umuntu ndetse guhitamo. Nukuvuga ngo kiriya gice cy'umutima
nizo mpamvu bavuga ngo amatungo ava amaraso, amatungo afite umubiri, ariko amatungo ntabwo afite umwuka wo guhitamo, kuko umutima wo guhitamo ni wo mu bwenge. Ufashe imbwa ukayiha ibihumbi 100 by'amafaranga, undi akayizanira igufa, ahita mwigufa kuko itazi ko bya bihumbi 100 byagura amagufa menshi. Ni ukuvuga ngo ntabwo yagira none umutima uri mu mwuka wo guhitamo, ahubwo ifite amaraso, ikagira umubiri, ikabasha no guhumeka, ariko ntihumeke umwuka wagira ubwenge bwo guhitamo. Icyo ni cyagenewe umuntu gusa. Nubanga umuntu yitwa trichotomike, bamwita trichotomike, naho ibindi biremwa byitwa dichotomike. Nubango bigizwe n'inyama n'amaraso, kurana uguhubeka, ariko ntabwo ari umwuka kuko atarimo guhitamo k'ubwenge. Ariko umuntu afite umubiri n'amaraso akagira no guhitamo. Nukuvuga ngo Yeremiya aravuga ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ntiwizera gukira. Ninde wawumenya? Ntabwo umwana w'umuntu yamenya umutima wundi wayangwa urondore. Nandizo mpamvu bivuga ku muntu uvuga ibitari byo uramubeshera. Wamubeshera ibyiza, wamubeshera ibibi, ariko uramubeshera kuko utazi umutima we. Ariko Uwiteka Imana nirondora umutima w'umuntu ikawumenya, kuko ari izitura umuntu wese ibihwanye n'imigenzereze ye, ndetse n'imbuto ziva mu mirimo ye zose uko ziri. Twegere ku gice noneho cya gatatu. Ibintu bitatu bibitse mu muntu, ibintu bine bibitse mu muntu. Igice cya gatatu ni ibintu bine bibitse mu muntu. Icya mbere turareba noneho umuntu abitswe mwiki. Icya mbere harimo ubwenge. Urebye muri Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 9 haravuga ngo Imana ishira uwo muntu muri yangobyi, ariko muri iyo ngobyi ishiramo igiti cera imbuto ziribwa kandi cy'igikundiro. Noneho hagati y'iyo ngobyi ishiramo igiti cyitwa igiti cy'ubugingo. Noneho hepfo ishiramo igiti cy'ubwenge gihesha umuntu kumenya iciza n'ikibi. Nubango hari igiti cy'igikundiro. Yagombye gusoroma imbuto zo mu ngobyi ya Edeni akazirya uko ashaka ku giti cy'igikundiro cera imbuto ziribwa. Hari igiti cy'ubugingo cyabashaga kumesha kurama. Hakaba n'igiti cy'ubwenge kimenyesha iciza n'ikibi, cyagomba kumesha guhitamo. Nandizo mpamvu kiriya giti cy'ubugingo Imana imaze kuvuga ngo dore uyu muntu abaye kimwe muri twe, Itangiriro 3 umurongo wa 22 wo kumenya iciza n'ikibi, nuko yari yararebye kuri cya giti cy'ubugingo. Noneho ngo kugira ngo atongera kurambura ikiganza agakora ku giti cy'ubugingo akarama iteka ryose, Imana imwindukana muri yangobyi kugira ngo atarambura ikiganza agakora ku giti akongera kurama iteka ryose. Icyo giti rero kuko Imana yari yaremeye umuntu kurema iteka ryose, yagombaga kurya ku giti cy'igikundiro, none agakora ku giti cy'ubugingo akarama iteka ryose, akamenya gutandukanya ikibi n'iciza kuri cya giti cy'ubwenge kimenyesha iciza n'ikibi. Iyo noneho ibiremye umuntu bibitse mu muntu, icya mbere ni ubwenge bubasha kugwa gutandukanya iciza n'ikibi. Icya kabiri ni ukumenya. Kiriya giti cy'ubwenge kimenyesha iciza n'ikibi cyashize mu muntu ikintu cyitwa kumenya. Ubwo ni ukuvuga Imana iremana umuntu ubwenge guhitamo, imuremana no kumenya kugira ngo asobanukirwe. Noneho icya gatatu yahawe ni ikintu cyitwa guhitamo. Harani nk'umwana w'umuntu yasubiriye inyuma, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo dore ngushize imbere ibintu bibiri, ubugingo ni byiza, urupfu ni bibi. Ni ugutegeka kwa 2 ibice 30 umurongo wa 15. Dore ngushize ibintu bibiri imbere, hari ubugingo ni byiza, hakaba urupfu ni bibi, ugahitamo. Noneho rero kuko umuntu yahawe hariya kumenya, akaba yaraho ubwenge hejuru, byagomba kumesha guhitamo, akagira ubwenge bwo guhitamo, kandi afite ubushobozi bwo guhitamo iciza akareka ikibi. Ariko kuko afite umudendezo wo guhitamo icyo ashaka, Imana ntabwo yongeye gusiga urundi ruhande yagomba kuza kumufasha guhitamo. Nizo mpamvu afite ubwenge, akagira kumenya, akagira guhitamo, akagira n'umudendezo. Kuko Imana itaremeye umuntu kuvogera umudendezo we, iravuga ngo nahitemo uko ashaka. Ariko ubugingo ni byiza birahari, urupfu ni bibi nabyo birahari.
ntabwo Imana rero yakongera kuza kubwira umuntu ngo kora iki, k'umuntu ntabwo ari umugaragu ahubwo umuntu yaremeye umudendezo. Ijambo ry'Imana mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo waho wa 13 aravuga ngo twaremenye umudendezo, Imana yaturemanye umudendezo. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo hari bamwe bahawe umudendezo bagira urwitwazo wo kugendera mu mubiri. Imana rero ntabwo yaturemeye umudendezo kugira ngo tuwukoreshe tugendera mu mubiri, ahubwo yaturemeye umudendezo kugira ngo tuwukoreshe dukora ibyiza. Uwo mudendezo rero ntabwo Imana yakwivuguruza ngo yongere uvogere, yahitamo ubugingo n'ibyiza cyangwa agahitamo ibintu urupfu. Ibyo byose biri bereye. Imana yaramubwiye ngo ariko igiti cy'ubwenge kimenyesha iciza n'ikibi ntukagikoreho, wemereye kurya ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi, ariko igiti cy'ubwenge kimenyesha iciza n'ikibi ntukakiryeho, umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Umuntu rero ahitamo nabi, ahisemo nabi, yikururira urupfu. Nandi zo mpamvu uriya mudendezo yawukoresheje nabi, noneho nakuriya guhitamo ahitamo nabi. Ariko Pawulo atugira inama ngo niborenge mu mudendezo. Ntabwo ari umudendezo wo kugira urwitwazo wo kugendera mu mubiri, ahubwo ni umudendezo wo guhitamo ibyiza ukagendera mu by'Imana. Hari ijambo ry'Imana mu Baefesi igice cya 2 umurongo waho wa 10 haravuga ngo ese turi bande. Ijambo ry'Imana Pawulo asiba ngo turabe Imana yaremye, yaturemeye isikisi. Ijambo ry'Imana avuga ngo yaturemeye imirimo byiza muri Yesu Kristo, iyo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Muri bande? Turi bande twebwe? Pawulo niko yavugaga. Turabe Imana yaremye. Imana si yaturemeye iki? Yaturemeye imirimo myiza, iyo yiteguriye kera muri Yesu Kristo kugira ngo tuyigenderemo. Ni ukuvuga ngo imirimo myiza Imana yaturemeye kuyigenderamo niko guhitamo neza. Turi bande? Turabe Imana yaremye. Twaremeye iki? Twaremeye imirimo myiza. Iyo muri Yesu Kristo Imana yiteguriye kuva kera kugira ngo abana b'abantu bakore ibyiza kuva ku kuremwa kwabo, umwana w'umuntu rero agahitamo ikibi ntahitemo iciza. Icyo tugomba kumenya ni ukumenya ko ubwenge bubitse mu muntu. Icya kabiri tukamenya ko kumenya kubitse muri we. Icya gatatu tukamenya ko guhitamo kubitse muri we. Icya kane tukamenya ko umudendezo ubitse muri we. Imana rero abantu baje bibaza ngo ukiyemeye ko yongera kubikora. Oya, Imana yakuremanye gukora ibyiza. Ntabwo Imana nushaka kwica umuntu izakubuza, nushaka kwiba ntabwo izakubuza, nushaka kubeshera abandi ntabwo Imana izakubuza. Imana yaguhaye kumenya ko kubesha ari kubi, Imana yaguhaye kumenya ko kwiba ari kubi, Imana yaguhaye kumenya ko kwica ari kubi. Ntabwo ari ubukristo butubwira ko kwica ari kubi, ntabwo ari ukuba abakristo byatubwiye ko kwiba ari icyaha, ntabwo ari ubukristo bwatubwiye ko kuroga ari icyaha, ntabwo ari ubukristo bwatubwiye ko kwanga mugenzi wawe ari bibi. Oya, kamere y'umuntu ishobora kukubwira ko kwica ari bibi, kuko n'umupagani umwiciye umuntu yakurega. Umupagani uteye umukobwa w'ikinyendaro yakurega kuko azi ko ari bibi. None ijambo ry'Imana muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 12 aravuga ngo itegeko rikomeye kandi rigenga yandi, icyo ushaka ko mugenzi wawe agukorera ko abantu bakugirira nawe ari cyo uzagirira abandi. Icyo wifuza ko abantu bakugirira aba ari cyo uzagirira abandi. Ntabwo wakwishimira ko umuntu akwiba, ntabwo wakwishimira ko umuntu akurogera, ntabwo wakwishimira ko umuntu akwicira, ntabwo wakwishimira ko umuntu akwima umusabye. Nawe rero iyo umenye ko ugiye gusaba umuntu akakwima byakubabaza, nawe ntabwo wakwima abandi. Waba umukristo cyangwa waba umupagani, ntabwo ari ubukristo butubwira ko kuba gitari bibi. Kuko n'umupagani y'umwimye arakuvuga kandi akakwanga kandi akakwita mubi. Ntabwo rero ari ubukristo butubwira ko kugwa neza ari byiza, ahubwo kamere y'umuntu muri twe ko twaremanye ubwenge, tukaremanywa kumenya, tukaremanywa umudendezo, tukaremanywa guhitamo. Uzi neza ko kugwa neza ari byiza nubwo waba uri umupagani. Noneho rero bavuga ngo se niba umupagani azi ko kwiba ari icyaha, umukristo akamenya ko kwiba ari icyaha, abantu babera abakristo iki? Abakristo ni ukugira ngo habe ikintu cyitwa kiribabilite, gushobora kuregwa wakoze icyaha, kuko umwuka wera w'Imana yakugezeho muri Yohana 16 umurongo wa 7 n'uwa 8 haravuga ngo umwuka wera ubwazaza uwo mufasha azabigisha byose kandi azabayobora mu kuri. Ni ukuvuga ngo azabemeza ibyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Umwuka wera naza, umwuka wera nzohereza uzava kwa data,
azabigisha kandi azabemeza icyaha no gukiranuka n'iby'amateka azabibemeza. Nubango umwuka wera yemeza umuntu icyaha akaba yashobora kumva kiripabilite muri we, akumva umutima umurega. Nandizo mpamvu hariya muri Yohana ya mbere igice cya 2 umurongo waho wa 21 havuga ngo niba umutima wawe utakurega, niba imitima yacu itaturega turatinyuka, niba imitima yacu itaturega turatinyuka. Umupagani cabura nukuregwa n'umutima kugira ngo agire kiripabilite yo kwihana, ariko azicyaha kuko nawe umugirira neza akababara. Iyo umwimye arababara, iyo umwanzi arababara, iyo umuvuze nabi arababara akabimenya, iyo umugambaniye arababara. Narizo mpamvu ntabwo ari ubukristo bwatubwiye ko kugambana ari icyaha, ahubwo umutima w'umuntu muri kamere ye azi ko gukora nabi ari icyaha atari yagera mu itorero. None yageze mu itorero umwuka wera mwemeza icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka, nibwo apfukama akarambara noneho akihana. Ingingo noneho ya 5 ni ingingo ivuga ngo, ingingo ya 5 ni ingingo ivuga ngo umugambi w'Imana gutandukanya umugabo n'umugore. Umugambi w'Imana, umugambi w'Imana umugabo yari ahari ariko atitwa umugabo, yitwa umuntu. Hari itandukaniro ry'umuntu n'umugabo, kuko umugore ni umuntu n'umugabo ni umuntu, ariko umuntu ubwe mu gihe burayo yitwa Adamu, umuntu yitwa Adamu. Imana yari imaze gutandukanya umugabo n'umugore. Umugabo yamwise Ishi, umugore mwita Isha. Ishi plus Isha bisobanura ngo ni Adamu ni uhindutse umuntu, kuko umuntu yaremewe rimwe. Igihe cyo gutanga Eva ku umugore wa Adamu kwari ugutandukanya. Usomye Itangira igice cya 2 umurongo wa 27 haravuga ngo tureme umuntu ase natwe, kuri 26 agira ishusho yacu, ase natwe, ayitware amafi yo mu nyanja. Hara ku murongo wa 27 haravuga ngo umugore n'umugabo niko Imana yabaremye. Imana isinziriza umuntu kwari ugutandukanya umugabo n'umugore, ariko umugabo n'umugore baremewe rimwe mu muntu. Ariko Imana imaze gutandukanya ntibongera kwitwa Adamu, ahubwo bitwa Ishi na Isha. Umugabo rero yitwa Ishi, umugore yitwa Isha, umuntu yitwa Adamu. Adamu bigihe uro bisobanura ngo amaraso, Adamu bisobanura ngo ubutaka bw'ibumba, noneho Adamu bisobanura ngo umuntu. Noneho nuvuga ngo umugabo yitwa Ishi, umugore yitwa Isha, byafatana bikaba Adamu. Ariko Imana yaremye Adamu, ntabwo yaremye Ishi, nta nubwo yaremye Isha, bagifatanye yari Adamu. Ubwo nukuvuga ngo umugambi w'Imana wo gutandukanya kwari kugira ngo yubake societe yubaha Imana, umuryango mwiza. Pastor ukiri ngaho, ese iri bumba ryari umutuku? Ibumba umuntu bisobanura ngo Adamu, Adamu bisobanura ngo amaraso, ibumba ry'umutuku, noneho umuntu amaraso akataka ry'umukara. None ibumba ryose hariho, ibumba ryose nese n'umutuku, hariho ry'umuhondo, hariho ni ryose n'umutuku. Ariko noneho ibumba riva amaraso y'umutuku rigomba kuba naryo ari umutuku. None abantu bumve yuko Adamu yaremwe munuze mu ibumba ry'umutuku kandi riva ishira mu mwuka w'ubugingo kugira ngo abashe kuva amaraso, ava amaraso. Noneho rero umugambi w'Imana kugira ngo Imana igwiza abantu bo kuganira nayo, umuntu ye kuba mu bwigunge kandi batarakora icyaha. Imana yarabasuraga mu ngo bya Edeni, buri gihe cyose ikaza kumva ibyifuzo bafite, ikabaganiriza, ikanezerwa, kuvuga ngo mubyare mwororoke, kwari kugira ngo izishimire masse abantu benshi, ibarebe banezerewe. Ariko ari umuryango wa Imana, kugwira kw'abantu byari kunezeza Imana iyo batagwira bakora ibyaha. Nuko ahubwo baje guhemukira Imana, abantu bakagwira bakora ibyaha. Ariko kugwira ni byiza ku Mana, ariko iyo kugwira abantu ari abanyabyaha ku Mana biba bibaye bibi. Nkuko Itangiriro 6 umurongo wa 1 avuga ngo abantu bamaze kugwira mu isi babyara abakobwa, abana b'Imana bitegereje abakobwa abantu ko ari beza batoranya mwabo barongoramo. Ariko kwibwira kw'abantu kose imitima yabitekereza kuba kubiteka ryose, Uwiteka Imana yicuza impamvu yaremye umuntu. Nizo mpamvu abantu bagwiriye ari beza Imana yanezerewe, ariko iyo bagwiriye ari babi biba bibango kuruta ko batagwira.
nuvuga ngo bari bakwiriye kuba benshi ari uko bakora ibyiza, ariko iyo babaye benshi bakora bibi bibabaza Imana. Nizo mpamvu ira determination y'Imana uvuga ngo ndarimbura abantu naremye ku isi kuko nishyuye impamvu nabaremye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka yitegereje kwibwira ko imitima y'abantu itekereza ari kubiteka ryose, Uwiteka bimutera agahinda mu mutima. Nuvuga ngo iyo abantu bagwiriye bakora ibyaha bibabaza Imana, iyo abantu bagwiriye bakora byiza bishimisha Imana, ariko kugwira abantu bakora ibyaha biruta no kutagwira. Nizo mpamvu abantu bake bakora ibyaha bike, abenshi bagakora ibyaha byinshi. Ariko iyo bubaha Imana abenshi bakora ibyiza byinshi biruta ibyabake, ariko iyo abantu batuka Imana abenshi bakora bibi kuruta bake. None Pastor ukiraho ko Bibiliya ivuga ngo Imana ngo yagendera ngo Adamu na Eva ngo nimugoroba, ese Imana yasura abantu nimugoroba, ese bimeze gute? Ijambo ry'Imana rivuga ngo mu mafu ya nimusi, ni igihe izuba ridakaze haje ubukonje. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ntabwo twarigisha impaka. Mu mafu ya nimusi ni igihe cy'ikirengarenga, hari akayaga keza, hantu hari guhumeka neza, ariko mu ngo bya Edeni hari ibyiza gusa hataraba icyaha. Ariko Imana niyo yari yarahisemo icyo gihe cyo kubasura, kuko ntabwo yabaremanye kudakora, yabaremanye gukora. Urabyibuka ko Imana yababwiye ngo bahingire ubutaka, ubwo yaravuze ngo ndabagendera barangije akazi gutunganya mbagenderere. None se uko wasomye Bibiliya dufite Bibiliya y'ikirundi cyangwa ikinyarwanda ariko piya gatandatu nkuko wabidusobanuriye, ese mu Bibiliya y'umwimere mu Bibiliya y'Igiheburayo, kuko isezerano rya kera ryanditse mu Giheburayo, ese wowe wasomye havuga gute? Oya, ijambo ry'Imana rivuga ko Imana yaremeye umuntu kurema muri za Bibiliya zose. Oya nshatse kuvuga kuri iri jambo yuko yabagendera nimugoroba. Yabagendera nimugoroba. Oya, ni nimugoroba, ni mu mafu ya nimusi. Ikirengarenga nuvuga izuba ricogoye, ni Imana yabagenderaga, ni isaha yahisemo ahantu hayigeze jeze, hari kuvuga ngo ikinyarwanda yavuze ukundi kuntu. Oya, ntari mu gitondo, ntabwo ari ku manywa hagati, ntabwo ari nijoro hagati, ahubwo ni igihe izuba rigiye kurenga. Bigaragara ko nicyagiye umuntu abarangije akazi, kuko Imana yari yarabaremeye gukora. Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo bayihibashira mu ngobyi ya Edeni ngo bayihingire kandi bimenyereze ibiyirimo, ni amatungo ko yari amaze kubyita izina. Yego Pasiteri, ukiri ngaho hari abantu benshi bavuga icyaha Adamu yakoze na Eva, benshi bagenda babivuga kutariho, bati icyaha Adamu na Eva bakoze ntabwo bariye kuri kiriya giti, bamwe bavuga ati Adamu na Eva barasambanye. Bibiliya ntabwo birivuga ko basize kutumvira. Imana yarababwiye ngo ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi uje urya imbuto zacu, ariko igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi ntukakirye, igihe wakiriye no gupfa uzapfa. Nuvuga ngo ni ukutumvira. Ubundi muri Edeni mbe hariho imbuto nyinshi, ariko hariho imbuto ebyiri Imana yaba yarabujije. Hari igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi, ni kimwe gusa cabujijwe. Naho igiti cy'ubugingo cyari cyo kubahesha kurama, ntaho cyari kibujijwe, ahubwo cabujijwe igihe Imana yabirukanaga muri yangobyi kugira ngo batongera kurambura ikiganza bagakora ku giti cy'ubugingo bakarama iteka ryose, ibakuramo. Naho icyo caba hesheje guhitamo nabi ni igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi, ngo hitamo. Abavuga yuko Adamu na Eva bakoze icyaha cyo gusambana, benshi bahora banabyigisha gose, bakavuga ati Adamu na Eva icyaha bakoze ati ntabwo bariye kwitunda, ati barasambanye, nico gituma Imana yabirukanye mu ngobyi ya Edeni. Ijambo ry'Imana rivuga ko Imana yaremeye kubyara bakororoka, ntabwo rero bari kororoka batarongoranye. Kandi Imana ntabwo ariyo yagira isoni ryo kuvuga, kuko Bibiliya ivuga henshi ibitsina, amazina y'ibitsina, yari kubitinya kuvuga kurongorana. Imana rero yabaremeye kurongorana, ntabwo bari kurongorana ngo byongere kwitwa icyaha. Oya, byari ibyabo, kandi kugira ngo babyare hagomba kuba ubukwe, kandi ntabwo ubukwe bwakwemezwa hatari ukurongorana. Rero ntabwo bari gusambana, kandi bari baremewe kororoka. Oya, muri panorama ya Bibiliya amateka ya Adamu na Eva babyaye abana 24. Nuvuga ngo urubyaro rwose rwakomotse kuri Adamu, nubwo Bibiliya ivuga Kayini na Abeli na Seti, ntivuga abandi bana ba Adamu, ariko mu nda ya Adamu na Eva havuyemo abahungu 20
abana 24 total abakobwa n'abahungu. Abeli nawe yagombye kuba umukobwa bakaba 12 kuri 12, haba kaga nyina beravuka ari umuhungu yakagombye kuba umukobwa ngo bangana ubwije. Abahungu rero bituma baba 13, abakobwa baba 11, baba 24 mu gitabo ca Panorama birimo. Nibo rero bose nibo dukomokaho, nubwo Bibiliya itavuga amazina yabo yose, ariko Adamu na Eva nyuma y'icyaha bakomeje kubyara barororoka. Basi hari ukiri ngaha hari ariko ubwibone kwibwira kose imitima yabitekereza, ariko Uwiteka ryose Uwiteka yicuza icyatumye yaremye umuntu bimutera agahinda mu mutima kubw'ibyaha. Abana b'Imana ni abakristo. Yohana igice ca 1 umurongo wa 12, abana b'Imana ni abamarayika. Yobu igice ca 1 umurongo wa 6, abana b'Imana ni urubyaro rwa Seti. Itangiriro igice ca 6 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5. Ntabwo abamarayika bavuye mu ijuru ngo barongora abantu babyare, oya. Satani ashobora kwishushanya kuko abadayimoni bigira abantu, koko bakaba barongora ku bantu, baraguza bakarongora abantu, ariko ntibabyarana nabo kuko badafite le meme chromosome, aribyo bita karyotype. Ntabwo byashoboka, ntabwo ari byo. Ni urubyaro rwa Seti rwabyaranye n'urwa Kayini, babyara abagome. Kubwo abakobwa ba Kayini bagiraga umutima mubi, barabaganza barabanduza, niho inkomoko y'abantu b'abagome yaturutse. Abantu rero iyo bagwiriye bakora ibyaha baba babi kurushaho, kuruta ko batagwira. Nicyo bashakaga kuvuga. Pastor ukiri ngaho, iriya nzoka Bibiliya ivuga ko tubona Imana ko yaremye ibintu byose, ariko ivuga iyi nzoka ngene yaje ikihindura ikaza ko Satani yanyuze mu nzoka. Koko iyi nzoka yari inzoka ibutuzi ikururana hasi, canke se ni mu marenga Bibiliya yabivuga? Ese wowe wasomye muri Bibiliya y'umwimerere y'Igiheburayo, ese bishatse kuvuga iki? Ni igikururuka, inzoka mu zindi, ahubwo yihanzwemo n'umwuka wa Satani. Ni inzoka ni igikururuka yihanzwemo n'umwuka wa Satani. Ko inzoka ntabwo ishushanya ikibi gusa. Hariya mu butayu ubwo Imana yabwiraga Mose ngo cura inzoka mu muringa uyimanike ku giti, uyireba wese arakira. Hari inzoka ishushanya nkuko twavuze ibishushanya inzoka imbabazi. Inzoka rero si ikibi gusa, ariko iyo Satani yayihanzemo ni kimwe nuko yahita mundika mwihangamo. Hari abantu baterwa n'abadayimoni bagasayikwa n'abadayimoni, hari n'inka ziterwa n'abadayimoni, hari n'ingurube ziterwa n'abadayimoni, hari n'andi matungo yose aterwa n'abadayimoni. Umuntu watewe na dayimoni rero nawe akora bibi nyine nk'inzoka, nawe yihanzwemo n'umwuka mubi, nawe akora bibi, ariko ni inzoka y'igikururuka, kuko mu ndimi zose ni serpa. None se iyi nzoka ko yarakururukana mbere canke yakururutse kubw'ingaruka z'icaha? Inzoka se ikomoka kuri Satani. Yakururutse inzoka bundi cyara zaragurukaga. Ugukururuka kwatangiye ku muvumo. None se Pastor, nubu ko hari inzoka ziguruka zidakururuka hasi, hari inzoka ziguruka nk'inzoka ziriya za vere ziriya biti incagwasi, naho inzoka iguruka gose? Iraguruka ariko iravumwe, kuko ibyo ibona ibyo kurya irushe, kandi iyo umuntu yabonye arayica, uwo muvumo ntawe yari ifite. None se kuguruka ko gutuma abantu batazica, barazica. Kandi ingaruka yica ni iki? Ni urupfu. Ubwo rero nayo yashoje amasezerano bwo gupfa. Ego, urebye kuri iyi nzoka igihano yabonye, ubona kino gihano cari kiremereye, iki gihano inzoka yagize yabonye. Ibyo kurya by'inzoka ni umukungugu, kandi zagenda ikuruza inda ntizongera kuguruka. Ni igihano gikomeye nyine. Yego, noneho urebye umugore nawe, kuko Imana itangira guha igihano inzoka, none ikwirikizaho umugore se ureba iyi bihano Imana yahaye umugore, ubona ibi bihano bikomeje bifiteho ingaruka? Ese hariho byabuze ubugingo bino bintu? Ibihano nto byamubuza ubugingo, ariko ingaruka y'icaha azagumana nayo, kubyara ababara. Umubabaro we Imana izawugwiza mu gihe cy'ibyara, ntibizavaho kugeza igihe Yesu azagarukira. No gututubikana mu maso y'umugabo naho kugira ngo hamuheshe umutsima bizamugumaho kugeza igihe azasubira mu butaka. Yaba yarakoze ibyiza akazazukira ubugingo buhoraho. Ingingo ya 5 noneho ni ishikizo ry'umuntu. Ishikizo ry'umuntu, umuntu ashikiye he? Hari ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 23, haravanga ibihembo by'ibyaha ni urupfu,
ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoro muri Yesu Kristo. Yesu uwahisemo neza azabona ubugingo, uwahisemo nabi ni urupfu. Noneho mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 45 haravuga hati Adamu wa mbere yari ubugingo buzima, ariko Adamu wa kabiri yari umwuka utanga ubugingo. Nuvuga ngo nubwo umuntu yaguye, Adamu akaba yarahisemo nabi, ariko haje Adamu wa nyuma witwa Kristo Yesu utanga ubugingo. Nukuvuga ngo nubwo tubabarizwa muri Adamu wa mbere ku ingaruka y'icyaha, nugupfa, ingaruka y'icyaha nukurwara, ingaruka n'icyaha nugusonza, ibyo byose bigera ku muntu wese akomotse kuri Adamu, yewe n'uruhinja rurapfa. Ariko ijambo ry'Imana riraduhumuriza ngo Adamu wa mbere yari ubugingo buzima, ariko Adamu wa kabiri yari umwuka utanga ubugingo. Bisobanura ngo rwa rupfu twarazwe muri Adamu bitwa péché originel ituma abantu bose bapfa, twazukiye muri Yesu Kristo tuboneramo ubugingo. Narizo mpamvu ari ijambo ry'ibango ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoro muri Yesu Kristo. Abantu bahisemo neza rero bakemera Yesu Kristo bazabona ubugingo. Narizo mpamvu ngo umushize ubugingo ni byiza cyangwa urupfu ni bibi, abazahitamo kwemera Yesu bazahabwa ubugingo buhoraho, nibyo byiza bazabona. Ariko abazanga kwizera bazabona urupfu n'ibibi, nibyo bihembo by'abanyabyaha. Nanizo mpamvu ijambo ry'Imana ravuga ngo amaze kubwira abari iburyo Yesu Kristo muri Matayo 25 umurongo wa 31 kugera 37 ngo muzabo data yahaye umugisha abazaba yashize iburyo arizo ntama, murago ubwami bw'iteka mwasezeranywe kugiva kurema kw'isi. Havuga ngo ngo murago ubwami mwahawe mwasezeraniwe. Ariko icya kabiri, umugabane wa kabiri w'ababandi basa n'ihene, ngo azavuga ngo mumve imbere mwabivume mwe muje mu muriro wa Satani. Nuguhitamo rero ishikizo ry'umuntu wemeye Yesu Kristo n'ubugingo buhoraho, nawe wanze kwakira n'uwanze kwizera ni bibi n'urupfu. Ariko Imana ntabwo twifuriza gupfa, kuko imirimo myiza twaremewe kugira ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu niduhesha ubugingo. Nizo mpamvu ndasabira bene data ku isi yose kugira ngo muhitemo neza. Imana yabigushize imbere, ariko ntabwo izavogera umudendezo yaguhaye, uzahitamo uko ushaka, kuko igihano cy'Imana ntabwo kigeze gisibanganya imbabazi zayo. Ariko imbabazi zayo nazo ntabwo ziza ziye gukuraho urubanza rw'iteka rurahari. Abahisemo neza bahabwa ubugingo buhoraho, abahisemo nabi baje mu muriro w'iteka. Imana yacu idusange mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Basi tutagira ku musozo, Bibiri ivuga ko Imana izahanisha abantu mu muriro. Imana ivuga ko abantu bazahitamo umuriro. Yego, ntabwo ari Imana ahubwo ni abantu bazawuhitamo. Ushaka kujamo uzawujamo, udashaka kujamo uzawurokoka. None se ko hari abantu bigisha bavuga yuko umuntu yakeye Yesu n'umwami n'umukiza, ko Imana itazafata abantu yaremye ngo baje mu muriro, ko Bibiliya nasomye mu gice cya 20 ibyahishuwe Yohana. Ntabwo Imana izongera kubakoraho, umuntu azaje aho yahisemo, niko navuze. Anthropology ntivuga ko Imana izaza gukubwire ngo jaha, ahubwo Imana yavuga ngo mushize imbere ibyo bintu. Umuriro urahari n'ubugingo burahari. Nushaka kuja mu muriro uzawujamo, kandi nushaka kuja mu bugingo uzabujamo, kuko uzabuheshwa n'imirimo myiza. Nudakora myiza uzaba wahisemo uwo muriro, ntabwo ari Imana izaba yawuguhaye. Yego, gusa Imana yabishizeho byombi, ubugingo ni byiza, urupfu ni bibi. Ariko byose biri imbere y'umuntu. Ntabwo Imana ari iterura umuntu ngo imutereka aha, ahubwo umuntu ahitamo aho araje. Kandi iyo uhagiye Imana ntabwo ikubuza. Kwisi nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mfite inyota mu mbico kunywa, nari ndi mu bitaro murahagera, nari ndi umushitsi murancumbikira, nari ndi mu nzu y'imbohe murahagera. None habwira bihene basa n'ihene bari ibumoso ngo nari nshonje ntimwamfungurira, nari mfite inyota ntimwampa ico kunywa, nari ndi mu nzu y'imbohe ntimwansura, nari ndi muri prison ntimwansura, nari ndi mu bitaro ntimwansura, nari ndi umushitsi ntimwancumbikira. Abatakuze ibyo byonyene ibindi bavyubahirije gose ntibakorebye. Ntakintu wabasha kubahiriza utagira urukundo. Ntaco. Kuko Satani yigana byose, ariko ntabwo yigana ibuto. Ko pase ko abantu bazi kwigana gose, ko abantu bazi gufasha abantu, ni imiryango ikomakomeye bita ko ariyo ifasha abantu kwirangiza nyuma igakora ibindi bintu bibi. Ndi kuvuga ngo iyo
bafashije bafite intego, Imana ntabwo ireba ko wafashije, ireba intego wari ufite. none se ko imirimo kuko imirimo kwara amakamba, ese imirimo harayihuriye no kubona ubugingo? Ndavuze ngo imirimo yacu izaduherekeza, ni ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, ariko umwuka wera aravuga ngo ye ngo baruhuke imihati kuko imirimo yabo ijanye nabo ibaherekeje. Imirimo myiza rero Imana ireba intego y'imirimo myiza, ntabwo Imana ireba ko wafashije umuntu umutezeho kugarurirwa, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nuhereze umuntu uteze kugarurirwa nta ngorane uzahabwa. Ariko abantu benshi batanga barangije guteganya inyungu izavamo, nicyo Imana idashaka. none se abantu bigisha zino nyigisho bakunda kuvuga zino nyigisho nabigisha inyigisho z'ubuntu, abigisha yuko Imana itafata abantu yaremye noneho ntabwo nanje navuze ngo izabafata. Ko basi uko wabivuze, ndavuze ngo yashizeho inzira ngo hitamo. Ego. Aho uzahitamo niho uzaja, ntabwo Imana ibifitemo uruhare guhitamo ko yabiremye muri wowe. no kuvuga ngo abantu yashize ibintu bibiri imbere y'umuntu, yashizeho iciza n'ikibi, yashizeho ubugingo n'urupfu, yashizeho ijuru n'umuriro n'umve urahari, ni Imana yawuteguye, ariko umuntu agomba guhitamo ahazaje. Aho umuntu ashaka kuzahitamo, Imana ntayizakuyobora kugahatongoja habi cyangwa aja heza. Yego. Ishaka ngo umutima wawe wonyine ari ukuyobora uja ushaka. Umuntu we azahitamo ahazaje. None Imana ikugirire neza, ndasabira bene data ngo bahitemo neza, bahitemo ibyiza n'ubugingo, bareke urupfu n'ibibi, kuko ibipfu n'ibibi ni ukupfa iteka ryose, ko ni urupfu rw'iteka, ariko ubugingo n'ibyiza bazahabwa ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu, amen. Pastor wakoze, Imana iguha umugisha, wasoza usenga Imana nk'uko cyane yacu itwa gusenga buri munsi, kandi utanga na adresse, nimba hari n'ikindi wakongeraho wibuka wacongeraho. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe waravuze ngo abantu bose bafite inyota bakwegere, kandi abakwizera imigezi y'amazi yatemba iva mu nda yabo. Werekeje ku mwuka wera ugiye kumanukira abigishwa bawe, ndagushimiye Mwami ku ijambo ryawe dusangije bene data bari mu mahanga yose, baryakirane umutima ukunze, ribashe Nyagasani kugira aho ribakura rigeraho ribageza, kugira ngo bazaragwe ubugingo buhoraho. Kandi abasengeye ngo bahe guhitamo neza, kuko waravuze ngo mbashize imbere ubugingo n'ibyiza cyangwa se urupfu n'ibibi, ariko ico wishimira nuko abana b'abantu bahitamo ubugingo n'ibyiza, maze bakazabona ubugingo buhoraho. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Ni Pastor Mpazirego Pierre, nimero ya WhatsApp 0786696620, 0786696620, kuri channel ya gusenga everyday kubashaka inyigisho za eschatology, kugaruka kwa Yesu. Bazibona ku maserabisi, igitabo cha Daniel bakibona ku maserabisi, bakatumenyesha, tuzabaha serivisi nziza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Pastor wakoze, Imana iguha umugisha cyane kuba witabira ubutumire. Twizere yuko ubutaha Pastor nitunagutumira kuzitabira ubutumire bwacu, tuzitabira. Imana iguha umugisha cyane. Nshuti ya gusenga everyday, tugusaba ngo ubutumwa ubugeze ku bandi, ntuburebe wowe wenyene. Ubutumwa nurangiza kubureba, nimbona bubwiza ahantu bukuvana, tugusaba gose uze ubugeza ku bandi, ku nshuti yawe ufite nimero yawe muri WhatsApp, muri telefone yawe muri WhatsApp, abantu bose ufite amagurupe, ukore partage canke ukore share, usharinge, usunikira abandi. Imana nawe izabiguhera umugisha. Ikiganiro naho ubutaha. Shalom, shaboni. Gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, nubwo no gusenga uzaneshwa. Senga. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi, nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.